welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, bantu b'Imana mumeze gute? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana abandi namwe bavandimwe banjye, nshuti zanjye, banyamuryango mugari wa Shushu TV. Ni Shushu muri kubana mu biganiro bya buri munsi umunsi ku wundi. Abatazi imvano y'izina Shushu ni izina ry'iriserino ryanjye nkunda, ari naryo nitiriye iyi channel yacu, umuryango mugari wacu. Dukomeje kwiga kandi tukigana ibitugirira umumaro. Nshuti zanjye rero, uyu munsi barabizi ntazibana zitakomanyije amahembe. Kubw'ibyo uyu munsi nshuti ndashaka turebere hamwe amategeko 5 byaba byiza akugenze akanakuranga mu gihe cy'uburakari bwawe n'umufasha wawe. Ibi bintu nubikora gutya mu gihe warakariye umufasha wawe, bizagufasha kandi bizahosha ubwo burakari, kandi bizatuma icyiza gihabwa intebe, ikibi cyamburwa ubushobozi. Sinzi niba icyo kintu turi kucyumva ho kimwe. Ntazibana zidakomanyije amahembe, ahubwo wowe iyo warakariye umufasha wawe, iyo warakariye umugore wawe, iyo warakariye umugabo wawe, biba bimeze bite? Hano rero itegeko rya mbere rizagufasha mu gihe cy'uburakari bwawe, kuko ntabwo bambwira ngo umwaka umwe mumaranye amezi angahe ntimurakozanya. Ahubwo urakaye bigenda gute? Uri muri abandi barakara akavuga ati umva ntunkoreho, igirayo, urambaza iki wowe, jya ahandi, kandi yajyayo bikaba ibibazo. Bibiri nagwaje ubundi ntabwo kutahashya inyama muri bibiri yatanze kubera uburakari, nyine uburakari bukagukontorora bukagukoresha ibintu bitabaho, biteye n'ubwoba mu buryo bw'agahimano, mu buryo rero hano ngiye kukubwira amategeko 5 azagufasha mu gihe cy'uburakari bwawe, kandi akagufasha kubirenga ibyo bintu, kurenga ibyo bihe by'uburakari, kandi bitagize icyo byangiza ku mubano wanyu ndetse no ku rukundo rwawe. Itegeko rya mbere nshuti yanjye ni ndakarira, sibyo, ariko ntiwibagirwe ineza yanjye. Cya gihe warakaye, cya gihe ufite uburakari, uvuga ati yo umugabo wanjye ngiye uyu munsi arambona nataha, kari agakobwa nababonanye gute amafaranga yose yahembwe yagiye he? Ukarakara, ugasharija, ukuzuza, ukavuga ati buriya arayajyana mu bagore, buriya arayajyana mu ndaya, buriya arayajyana mu biki. Ibuka ko hari abayajyana mu ndaya no mu rugo ntibagire icyo basiga. Ibuka ko hari abayajyana iyo yose no mu rugo ntibagire icyo basiga. Ibuka ko bwarimwe umugabo wawe nubwo bamufatiye mu ikosa uyu munsi ukaba ufite uburakari, cyangwa umugore wawe, ibuka ko hari ikintu cyiza mu buzima cyangwa se mu gihe mumaranye. Icyo kintu gerageza kugikurura byihuse, ugikura ahantu kiri kiza gisumba uburakari bwawe, kivuga ati ni umuntu uyu munsi yakoze iki kintu, reka ne kugira nkaho ari amateka y'ubuzima bwe, reka ne kukigira nkaho ahora abikora kandi mufashe rimwe, reka ne kukigira nkaho ari ikintu byadanje ku buryo ahubwo buriya nubwo namufashe bimeze gutya, ariko disi hari burya mu bibazo bya famille yanjye n'umunyitaho n'urugero, burya arampahira, sinjya nambara ubusa, sinjya mburara randirode, ntarampamagara mbwira ngo ko mutishyura. Iyo neza yakugiriye yirutisha uburakari bwe. Icya kabiri, ndakarira ariko menye icyakurakaje. Cyane cyane ndabwira abadamu bagenzi banjye, umugabo ashobora kuva mu rugo mumeranye neza, akantu gato ubonye muri telefone, akantu gato yakubwiye tambuka agenda, akaza agasanga umeze warakaye, wababaye, wabyimbye, wuzuye. Sheri hani mugore mwiza, mama Kararisa, wabaye iki? Shwe kutambwira wabaye shwe, ntabwo ari byo. Rakara ariko umubwire ngo nubwo ubona narakaye mugabo mwiza, nubwo ubona ntishimye mugabo mwiza, wabiteye byavuye hanyuma mu biganiro bubirangire. None se uzi kurakarira umuntu ukarakara, umutima ukakurya, ukabyimbukira guturika, ukamushyiraho amakosa, ukavuga ati uyu mugabo wanjye ntashobotse, iyo mba ndetse gushaka. Ntubimubwire, nyuma ukaza gusanga cya kintu cyakurakaje, cya kintu cyakubyimbije umutima ukumva ugiye guturika,
cyari amafuti ntabwo cyari ngombwa kurakara niba byarakubayeho nawe umbwire ufite nk'ako ka experience ukaba warakara umuntu mubana nyuma ugasanga cya kintu cyakurakaje cyari amafuti ku rwego rutatumaga rwose yinjira ababaye yinjira avuye ku kazi ananiwe ngo aho kumwakira ituze n'umuneza agasanga wabyimbye kurusha ndakarira ariko utume menya icyakurakaje nimba nakoze iryo kosa njihane ndicikeho kandi nimba witiranyije ibintu nabwo ngusobanurire abagore dukunda kwitiranya ibintu mu rugo ukitiranya ikintu ukayibonamo be ugahera ugakurizaho ukacyuriza ukakibyaza kwa kundi mu mashuri baguha titire bakavuga ngo kompoza ngo iyo titire baguhaye uyikorera ibikabine akantu gato kakagira ukabyazamo ikintu kinini ugasanga ibyo bintu n'umugabo ntabizi ntazi biva niyo bya ugasanga ibyo bintu biragusenyeye ntabwo ari byo ndakarira ariko tumemenya n'icyakurakaje igihe warakariye umufasha wawe atari ibintu byo hanze mwegera umwereka ati byapfiriye aha twapfuye ikindi kumva niyumva gutya kutameze neza kubera wowe ibibazo mu biganiraho birangire. Ikindi cya gatatu ndakarira ariko bibibanga umugabo wanjye umugore wanjye ndakarira bibibanga ryanjye nawe bibibanga ry'urugo ese ubundi banga ry'urugo ni iki ndakarira ariko bibibanga ryanjye nawe bye kujya ku karubanda kuko ibanga ryanjye nawe nundakarira bikamenywa njye nawe tukiyunga bizarangira nta n'inkuru bisize imusozi ariko nundakarira ukajya kwibwira kana tuziyunga abo basigare mu bihu basigare batazi iyo biva niyo byerekeza basigare batunyega banadukwena basigare batujajinga ndakarira ubundi bigira ibanga ubundi unganirize tumenya ibintu byapfiriye tubikemure ibibazo ni ibya couple ngo babisolving out ntago ari ibya famille yose ngo bavuge ngo uriya mukazana twashatse kumbe ni kuri ateye umukobwa wacu yaragowe kumbe uriya mugabo we ni kuriye ku kantu k'amafuti mwiyunze ariko nyakobwa uko yamaze kubona ko umugabo wawe adashobotse uko na nyakobwa yamaze kubona ko umugore wazanye ari icyomanza ari ikirara ku kantu gato mwapfuye kandi mwiyunze mukakarenga ariko kubera ko mwabivanzemo n'abandi bantu ugasanga bibaye too much ndakarira ariko bibanga bye kuba ku karubanda sibyo. Ikindi iri tegeko rya gatatu ibintu n'ubishyira muri wowe ukagerageza kubimanaginga kandi no kubishyira mu bikorwa ndakubwiza ukuri bizagufasha bigufashe kandi no kuva mu burakari bwawe ntabyo uhutaje. Abantu benshi mu burakari bwaho bahutiraho ibaze kuba warakara umaranye n'umugore wa myaka 5-6 utaramubwira nabi utaragira ukarakara ukamukubita ukamunigagura kubera uburakari kubera ko utibutse neza yakugira kubera ko utibutse icyakumariye kubera ko utibutse ko uburakari gusa ntabwo ari ikintu cyiza cyo gukora. Ikindi kintu sibyo ndakarira ariko wibuke ibyiza njya nkukorera kandi ugereranye warakanyije n'umugabo wawe upfuye akantu gato nta kintu na kimwe ku mugabo wanjye twabana nta kintu na kimwe aramarira nta neza yenzi twiga ko mu idini ya Islam batwigisha ko Allah mu bintu bimubabaza bigatigisa arshibi Allah bigatigisa intebe ya Allah subhanahu intebe y'icyubahiro bikayiyeganyeza kubera uburakari Allah bayagize ni igihe umugore ahagarara akavuga ngo mu mwaka wose amaranye n'umugabo cyangwa mu myaka yose amaranye n'umugabo ati nta neza y'umugabo wanjye nzi my dear ese koko iyo neza nta yubuzi koko ndakarira ariko ugereranye n'ineza yanjye ugereranye n'ibyiza byanjye nkukorera. Ndabwira we mugabo warakariye umugore wawe ndabwira we umugore warakariye umugabo wawe niba wambuye yakurakariye ariko ako kantu yakurakariye wikaza ukarutisha abo bana yakubyariye ako kantu yakoze wikarutisha imyaka yose mu banya kodeshwa inza guhahira kwambika kugurira amayite agukorera everything nayo urwara akayaguha nayo umusatsi akayaguha kugeza nuko aguha igihumbi cyo kugura lipstick cyo gushyira ku munwa ariko ngo nta neza yize. Igihe warakariye umuntu shyira ku munzani ugerageze isaka kantu gato gatumye ndi kwiyumva gutya kararuta abari abana yambyariye akajya kugise agatwita yari umuntu ufite baby face nkuko babivuga muri iyi minsi
akamera nk'umukecuru, akamera nk'abagabo kubera isura guhinduka. Njye iyo nkuru nzayibakorera mbereka amafoto umuntu aratwita akava muri etape imwe akajya mu yindi, twe kuvangavanga. Ariko igihe warakariye umuntu ushyira ku munzani, ese iki kintu ubalansinge, ese akantu iki kintu cyandakaje reka ne kwita akantu kugira ngo utavuga ngo nagasuzuguye, nkagereranyije n'imyaka yose tumaranye, nkagereranyije n'ibihe byiza twagiranye, ikiremeye niki ubundi ufata umwanzuro, sibyo? Ikindi twasorezaho video wigeje ntarakora subscribe, ndagusaba ko wakora subscribe kugira ngo tukomeze kugendana muri ibi bihe byiza byo kwiga kuntu twatuma ingo zacu ziba nziza kurusha uko ziri. Ndakarira ariko wibuke igihe nanjye nakwihanganiye. Rakarira umugabo wawe, wibuke igihe nawe wari uri mu mafuti handi nawe wumva umutima uri gucira urubanza akabirengaho mugakomeza ubuzima ugasigara uvuga ngo ese yabibonye cyangwa nuko abyirengagije gusa, nawe ukabashaka bitewe n'uko yakwihanganiye. Rakarira umugore wawe kugeza ubwo uvuga ngo murakarire, ariko wibuke ngo nanjye igihe yamfataga namuciye inyuma, igihe yari abizi neza ko ninjiye mu nzu mvuye gukora imibonano n'indaya, mvuye kubonana n'indaya, yaranyihanganiye ntiyansiga ntiyatabana, yarihanganye turabana. Hano hari abagore benshi bubatse akaba yubatse azi neza ko umugabo wamuciye akaba yubatse azi ko umugabo amuca inyuma ajya kuzina indaya, amafaranga yazanye niba ahembwa amafaranga kimwe cya kabiri bakakijya ikindi kikajya kuri side chick, kuri bari abakobwa bahanze barekereje gukura abagabo. Umugore akabyihanganira akubakira kuri icyo gikomera, akakubaka akihangana. So igihe warakariye umufasha wawe, igihe warakariye umugore wawe, igihe warakariye umugabo wawe, ibuka cya gihe nawe wari uri mu idega, wari uri mu ikosa, akakwihanganira icyo kintu akakirenga, nawe ubashe overcoming cyangwa se ubashe kurenga ibyo bihe bibi urimo by'uburakari, ubashe kumwihanganira ndetse no kurenga icyo kintu cyakurakaje bitewe n'ukuntu nawe muri cya gihe yakwihanganiye kandi mukabirenga. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda. Ibiganiro byacu nk'ibi byubaka umuryango, byubaka urugo, byubaka urukundo ni kuri Shusho TV. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Ni ukuri muri imfura cyane, ni ukuri mwe mukora comment, mukora like, mugakora share, mwazikora kuri WhatsApp yanyu, mwakora kuzindi mbuga mubamo, kuri Facebook, kuri Twitter, kuri YouTube, kuri ahantu hose mukora share. Imana iduhana umugisha. Ndabakunda cyane, muze twubaka umuryango nyabuna kandi twubake umuryango uzira amakemwa, tugerageze kuba twagira ibintu byiza kuruta uko biri. Bye bye, muhaye muronke mugire ubuzima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.